ati makuru kiza kandi ameze ati wa murwayi wawe wajya guza kureba Juma imodoka yaraje iramupakira iramujyana. Imodoka ikimara kumujyana twe nk'abaturanyi yari imodoka y'iki, yari imodoka y'umurenge. Twe nk'abaturanyi ntabwo twamenye ngo bamujyanye kuko yari yararwariye mwahangaha yenda kuhapfira. Ndamubaza nose mushiki we babanaga bimeze bitati, mushiki we yaramutaye arigendera ngabona inzara igiye kuzabatsinda mu nzu. Njye nahise mfata umwanya navuga ati bashobora kuba bari kumbeshya. Ndagenda njya nkunda kubabwira ngo ari ahantu umuntu agera amagambo agashira ivuga cyangwa se ibyo kuvuga bikabura. Nimba umuntu ashobora gutereranwa na famiye yiwe bigeze ahangaha, wari wizeye ko yamufasha cyangwa se twari twizeye ko yamufasha akamutererana, uyu muntu yari afite mushiki we kiramo amaserumo n'ibiki, urabona nta kintu na gito gihinduka. Aya maserumo mbese no kugira ngo akomeze ahumeke, mbese ni nko kugira ngo amazi atamushyira mu mubiri wenda akavamo umwuka. Nuko nguko nta kintu ndabona gihinduka. Genda kose ineza uyisanga imbere, sibyo? Ineza uyisanga imbere. Uyu ngibi uri gukora uyu munsi nawe ejo hari igihe bazabigukorera cyangwa bakagukorera ibirenze ibi ngibi, cyangwa se bakanabikorera umwana wawe, sibyo? Mu bitaro byisumbuye kuri ibi ngibi nta bushobozi mfite, mbe nashaka umuvuzi cyangwa se mbe nashaka umuntu wundi ushobora kumufasha. Mfite abana barankeneye ariko uyu nawe akeneye ubundi bufasha, ko nanone hatabonetse umuntu uza kumwitaho urumva gutaha birangora. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashyo Rwanda urwanya rwakazamura igishoro cy'Abanyarwanda bagasika mutoro za sitene mugoroba samatara gacega cyangwa se mubundi bicara kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguye umwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito, gusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Amazi iminsi mbasaba cyane mbinginga kujya munyandikira muri comment kugira ngo turebe ibyabanyuze ndetse n'ibitabanyuze, ndetse inama ku bibazo ndi kugenda ncamo cyangwa se kubigeragezo ndi kugenda ncamo. Maze iminsi nicara ikigari cyushye niko ndi gukunda kubabwira muri ino minsi. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe, ushobora kwibaza ngo ndihe, ese ndi kujya he? Reka tubane uraza kuhamenya. Mu minsi ishize rero mwabonye ko Juma yari yararwaye yararembye byatari. Nari maze iminsi ntakorana nawe, naramushakishije ndamubura, ndahiga ahantu hose ndamubura, ngera hahandi yabaga nsanga yaragiye ntawe ukihaba ntago bakihaba. Uyu munsi rero nibwo umuntu yampamagaye arambwira ngo inkuru itari nziza, inkuru yambabaje, inkuru yankoze ku mutima. Ngubu tuvugana mfite ubwoba pe, sinzi ikibazo Juma ashobora kuba yagize. Arambwira ati Juma bamujyanye kwa muganga, imodoka yaje iramupakira, imodoka imaze kumupakira imujyana kwa muganga. Si imodoka ya muryango we, si imodoka ya famiye cyangwa se y'abaturanyi, ahubwo ni imodoka ya leta. Babonye ngagiye gupfira mu nzu baramupakira bamujyana kwa muganga. Ubwo rero yampaye adresi, reka mpagere ndebe nimba akiri muzima nimba yapfuye, ariko Imana idufasha abakiri muzima. Nicyo kintu twifuza twese kugira ngo turebe ko wenda umuntu hari icyo yakora kongera agasubira mu buzima. Bandangiye ko bamuzanye ku ivuriro riri ahangaha, ahamaze n'iminsi kwanza, ahamaze iminsi ntago yahaje uyu munsi wa none. Gusa reka mpagere rero ndebe ko uko ameze, gusa no gusenga tugasabirana tukamusabira Uwiteka akagira ikintu akora mu by'ukuri. Uwiteka hageze tujyane turebe kuntu umuvandimwe ameze. Hano ni kwa muganga, numva abana barimo bararira,
ndamenya arwariye noneho mana yanjye. Hano murumva ko ari mu cyumba cy'abana, ndamenya arwariye tukanigire nk'aha ngaha ndebe nimba ariho shop. Abantu mwe dore Juma, dore Juma, dore nguyu Juma, muraho neza? Murakomeye? Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Nyashya. Nari njanga kureba uyu murwayi. Ameze atese mumeze mute mwebwe muri bande mu murwaje? Yewe njyewe nitwa Oliva. Nakoraga ubundi ku murenge. Yego. Ubwo ngubwo ntago nanjye muzi neza kuko n'umurenge wamuzanye bansaba kuza kumwitaho. Nabona ko numva bitandukanye n'ibyo natekerezaga mana yanjye. Gasani n'abantu mwe Juma n'amaginganga. Yanyega. Nuko nguko mubeshya abayeho. Nta kintu abasha gukora, ntiyeguka. Nta nubwo abasha no kuvuga. Njyewe byantunguye cyane ndetse biranambabaza. Nari maze iminsi gerageza gushaka ukuntu twazamuzana kwa muganga, ariko nagiye kumva telefone irampamagaye nimugoroba ati se bimeze bitatu bimeze neza, kubera ko nanjye umwe mu bantu bakundaga kumukurikirana. Ati se bimeze bitatu bimeze neza nta kibazo. Ati se wamenye amakuru? Ati makuru kiza kandi ameze ati wa murwayi wawe wajya guza kureba Juma, imodoka yaraje iramupakira iramujyana. Imodoka ikimara kumujyana, twe nk'abaturanyi, yari imodoka y'iki? Yari imodoka y'umurenge. Twe nk'abaturanyi ntabwo twamenye ngo bamujyanye kuko yari yararwariye mwaha ngaha yenda kuhapfira. Ndamubaza ati nose mushiki we babanaga bimeze bitatu? Mushiki we yaramutaye arigendera ngabona inzara igiye kuzabatsinda mu nzu. Njye nahise mfata umwanya navuga ati bashobora kuba bari kumbeshya. Ndagenda ngerayo nsanga nta muntu uhari. Barandangira barambwira ngo ashobora kuba yaraje mwirivuriro. Niho gufata riske, mfata umwanya wanjye ndavuga ati reka nze ndebe koko nimba ari byo. None ubu ngubu undebere niho Juma ari. Yewe ntabwo byoroshye pe. None se wowe byagenze bite kugira ngo abari umuza? Njyewe ubundi nakoraga ku murenge nkora amasuku. Yego. Ubwo nyine umurenge umuzanye bantegeka kujya kumurwaza. Yego. Ariko uko ubibona gutya ntibyoroshye, umuryango we ntawe nzi, mbese ntabwo byoroshye pe. Kubona icyo kurya ni ibintu bigoye, mbese ubona ko bitoroshye. Nyagasani mana yanjye, kuva mwagera aha ngaha ntaravuga ntararya nta kintu arakora? Ntabasha no kweguka, ni gutya gusa. None se bamuguhaye bo hari igihe byibuze bajya banyuzamo bakaza kumureba? Baza rimwe na rimwe. None se wowe ubayeho ubu ngubu nimba uri kumwe n'uyu muntu ubayeho uti sinzi nimba uri umukobwa, sinzi nimba uri umumama, sinzi mbega muri make wowe aha ngaha mubayeho mute? Nta muntu wo muri famiye yiwe mwana avugana no kuri telefone? Nta muryango we ndabona aha ngaha. Nanjye mbese ntabwo binyoroheye uko ndeba uko mfite umugabo n'abana, ariko simeruka kureba urubyaro, simeruka kureba umugabo. Ubwo mbese ndi kuri uyu murwayi byonyine, kandi nta n'ikintu mbona gihinduka. Imana yanjye none ibintu n'ibiki? Ntabwo ubu ni gutya bameze, ni ukuryama gusa kugira ngo amukorere isuku, ni ukumwegura, nta kintu avuga, mbese ntabwo byoroshye. Nk'abantu mwe mudukurikirana, njya nkunda kubabwira ngo ari ahantu umuntu agera amagambo agashira ivuga cyangwa se ibyo kuvuga bikabura. Nimba umuntu ashobora gutereranwa na famiye yiwe bigeze ahangaha, wari wizeye ko yamufasha cyangwa se twari twizeye ko yamufasha akamutererana. Uyu muntu yari afite mushiki we niwe wari uri kumwitaho mu rugo. Yarafashwe arafashwa tumujyana mu rugo, mushiki we aza kumwitaho. Njye byantunguye cyane kumva ko mushiki we yamufasha akamuta mu nzu akagenda. Naherukaga mbashyiriye ibyo kurya, abantu mwese murabizi icyo gihe naherukiraga. None inkuru yangeze mu matwi ati bimeze bitya, mushiki we aramuta aragenda. Yaramutaye n'umuryango we ntawe nzi ngo uherereye aha ngaha.
ubwo ndibaza amaherezo yabyo bikanyobera, kandi urabona nanjye mfite umuryango ngomba kujya kwitaho. none se kuki bagufashe bakakohereza ahangaha kandi wari ufite akandi kazi aho ngaho? ubwo nyine babonye ari ngombwa, nta wundi muryango wari afite wo kumwitaho. ubwo nanjye rero namubonye uko ameze, emosiyo ziramfata numva naza kumurwaza, kuko nabonaga nta bundi buryo, nta n'ikindi kigomba gukorwa. none se umugabo wawe wabivugaho iki? nimba ushobora kuba urara ahangaha ukirirwa ahangaha ku bw'uyu murwayi, umugabo wawe muravugana? turavugana, ariko nyine urumva ni ikibazo kurwaza umuntu utagira n'impinduka, mbese ubona ko bigoye. nyine nawe ababura ukuntu abigenza, ariko ndumva nyine ari ugushaka ubundi buryo nanjye nkajya kwita ku muryango. none se ubuyobozi iyo buje bwamuzanye ahangaha, ni ikihe cyizere buguha we kuba uzataha mu rugo cyangwa se uzaguma kuri uyu murwayi? bambwira ko bazamufasha cyangwa bagashaka ubundi buryo ngataha, ariko mba mbona bitagenda neza. ntabwo bigenda neza, biranagoye. umusore ubona yari umusore mwiza pe, njye ntekereza ko bana yanjye ni ukunkorera ubuvugizi, nyine urabona ntabwo byoroshye. ntakundi, ariko ntakundi. none se ku kijyanye n'ibyo kurya se ubayeho ute? we wenda we ngo ntabwo abasha kurya, nabagira neza nyine urabona umuntu yameze gutya nta muryango, nta bantu bo kumwitaho bafite, usibye abagira neza nyine gutya ku bitaro bakaduhereza, cyangwa se nanjye nkiyaranje. none se abamuzanye nta n'igihe bajya bakubwira ko wenda bari guperereza ngo bamenye amakuru y'ahantu umuntu ashobora kuba yaravuye? bambwira ko bari gushaka abantu nyine bene wabo, ariko nta kintu ndabona, ntacyo barangaragariza. wenda agahindamo icyizere ko bazaza nanjye ngataha. ese ntabwo byoroshye, birangoye cyane. ndeba kumusiga ameze gutya nkumva nabwo ntabwo ari ibintu byiza naba nkoze. kuva mwagera ahangaha urabona nta kintu gihinduka? imiti ndabona bamushyiramo amaserumo n'ibiki, urabona nta kintu na gito gihinduka? aya maserumo mbese no kugira ngo akomeze ahumeke, mbese ni nko kugira ngo amazi atamushyira mu mubiri wenda akavamo umwuka, ni uko nguko, nta kintu ndabona gihinduka. ibijyanye n'amasuku byose niwe bimukorera? Imana ibahe umugisha. urawukwiye burya, bavuga ngo gira neza wigendere, uko byagenda kose ineza uyisanga imbere, sibyo? ineza uyisanga imbere. uyu ngibi uri gukora uyu munsi, nawe ejo hari igihe bazabigukorera cyangwa bakagukorera ibirenze ibi ngibi, cyangwa se bakanabikorera umwana wawe, sibyo? rero sinzi ngo navuga iki, sinzi ngo nakora iki. umuntu utavuga, umuntu utabasha kugira ute, ntacyo namuganiriza rwose, ntacyo namuganiriza, ntacyo. nk'ubu hari igihe kigera ngiye nkumva amagambo yanjye ashize ururondogoro cyangwa ashize ivuga, ubwo se umuntu ntavuga ntagira ati mw'abantu mwe mukaze amasengesho dusengero Juma, kubera ko ni ibintu bigoranye cyane. twe byatangiye tugira ngo ni abadayimoni, ni iki? ahubwo nibajije ukuntu ngo bamuzanye kwa muganga bakamutera inshinge, kubera ko yafatiwe mu kiganiro turi kuganira, aragagara yikubita hasi. kuva icyo gihe ntavuga, ntarya, ntiyeguka, usibye kuba umuntu yamuzanira nk'umuntu akamusengera, cyangwa umuntu akaba yagira atya agashaka ubundi buryo bundi yamuvuzamo, mbona aricyo kintu cyagakwiye kuba cyakorwa. umuntu udahumeka birangoye cyane pe, ni ukumfasha, kuko nanjye mba mfite umuryango n'abana nkeneye kujya kubitaho, ntabwo binyoroheye pe. kandi nanone ndeba kumusiga aryamye ahangaha nta wundi muntu uhari, nkabona ni ibintu binkomereye. nkeneye ubufasha n'ubuvugizi pe, ni ukumfasha mukanamvugira cyane. none se twakora iki nk'abantu mwe? noneho namwe mungira inama. ahangaha ndi ni kwa muganga, Juma ararwaye, umumama arashaka gutaha akajya kwita ku muryango we, famiye ye nta kiri kubivugaho, nta n'ikintu iri kubikoraho.
n'uwo yari yishingikirijeho yarifashe aragenda. Nk'abantu mwe noneho ko namwe mureba ukuntu ibibazo bimeze, noneho nakora iki? Mumbare mungire inama. Si umuntu ndi buze gufata mvuge ngo ndamuhetse mujyanye mu rugo, nimushobora kumugeza mu rugo akamfira ugasanga ibibazo biravutse. Nta bushobozi mfite ngo wenda mbe namujyana mu bitaro byisumbuye kuri ibi ngibi. Nta bushobozi mfite mbe nashaka umuvuzi cyangwa se mbe nashaka umuntu wundi ushobora kumufasha mfite. Ndakora iki? Umubyeyi we ni ngombwa agomba gutaha akajya kwita ku muryango we. Mfite abana barankeneye ariko uyu nawe akeneye ubundi bufasha. Ko nanone hatabonetse umuntu uza kumwitaho urumva gutaha birangoye cyane. Mana yanjye none ibi ngibi ni ibiki koko? Nta n'agakoma abasha kunywa? Nta kintu abasha gufata, no kugira mukorera amasuku byonyine biramvuna. Urabona ni umuntu w'umusore ndi umumama, birangoye. Ubwo rero ni ugushaka ukundi kuntu mubigenza pe, mukamvukire. Icyifuzo cyawe mbega muri make ni ikihe? Icyifuzo cyanjye ni uko mwakora ubuvugizi, uyu muntu nawe urabona akeneye ubufasha kugira ngo avurwe ava ahangaha. Ikindi akeneye umuntu umwitaho, kuko njyewe nkeneye gutaha mfite abana mfite n'umugabo. Urabona ndi umubyeyi, sinkwiye kurwaza umuntu w'umusore, yari akeneye umuntu w'umugabo wenda akamwitaho. Iki kintu nari nkeneye ni uko mwamvugira uyu muntu akavurwa nanjye nkabona uko nataha, kuko birangoye cyane. Nk'abantu mwe rero aha ntacyo mfite navuga, ntacyo pe, ntacyo usibye ko turi buze kubana muri uru rugamba. Uyu muntu arashaka gutaha, Juma ararwara. Turashimira cyane n'ubuyobozi bwamuzanye bukamugeza aha ngaha. Ni abantu bakomeye cyane, ni abantu bakwicyubahiro, kandi nawe mama Imana iguhe umugisha. Ubwitange uzabuhorane kandi uzabugumane. Nimba hari ikintu wakora, nimba hari ikintu nakora, nimba hari ikintu twakora ku bwa Juma, mureke tugikore. Yaba amasengesho, yaba ari yindi nkunga yindi itandukanye, kubera ko ahangaha nta n'imiti ihagije arimo arabona. Urumva dushobora kuba afite ubundi buryo bundi dushobora kubikoramo tukareba ko uyu muntu yakira. Ubona byaranze ni serumu yonyine, ibyo kurya ni ikibazo. Mw'abantu mwe mureke dufatanye ibiganza ku bwa Juma. Ubu ngubu umunsi wa none ntacyo, namwe mungire inama muri comment munyarikire. Reka mbashimire cyane rero, dukomeze kuba hafi ya Juma. Umuryango we nimba udahari twebwe mureke tuhabe, turi inshuti ze, turi abavandimwe be, byose tubikore kubwe. Imana ibampera umugisha kubw'igikorwa ugiye gukora kubw'uyu muvandimwe, kubw'igikorwa tugiye gukora kubw'uyu muvandimwe. Reka dutahirize umugozi umwe, dufatanye ibiganza kubw'uyu muvandimwe, kandi n'uyu mumama nawe akeneye kujya mu rugo, mumfashe nawe tumushimire kubw'igikorwa cyiza yakoze. N'abantu bake bashobora kwitanga bagasiga famiye yabo bakaza ku muntu nk'uyu nguyu batazi. Reka rero dukomeze tubane ku iki kigeragezo kitoroshye. Komeze kumpa ibitekerezo, komeze kungira inama, komeze kumpa inkunga zigiye zitandukanye ku bwa Juma. Imana ikumpera umugisha.